nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Moderi Rwanda TV. Dutangiye isomo rigufi sobanukirwa iyi moderi agace na ka 28. Nkuko bisanzwe rero hano muri sobanukirwa iyi moderi mbazanira amamoderi agiye atandukanye nkayavugaho mu minota mike. Wa muntu ukeneye kumenya ko moderi imeze uko ikorwa ushobora kuba uri umudozi ukamenya uko wayidoda kandi nkabivugaho mu minota mike cyane. Uyu munsi rero mbazanira kano kariba muri kureba hano ni riba ryiza cyane, ni riba ry'amaha yo gusiga. Ikintu cya mbere nshobora guheraho ni igitambaro wakoresha kugira ngo ukore ino riba cyangwa se igitenge wakoresha. Ni ukuvuga ngo ino riba uri kureba hano nibura umuco umwe w'igitenge urahagije. Rero ibindi bigiye gukurikira ngiye kugusobanura kuri moderi ziriho. Yaba iriya moderi iri mu gituza uri kureba buriya nubwo uri kubonaho utuntu tumeze nk'udupesu ariko hariho n'indi moderi iriho. Nongere ngusobanurire kuri aya maboko nkwereke n'amasomo wajya kwiga kuri channel yanjye hano Voice Moderi Rwanda TV yagufasha kumenya zino moderi kuko twayigishijeho mu gihe hari nzajya mpita ko nyabereka kugira ngo birusheho kuborohera. Rero nta gutinda ngiye guhera kuri iyi moderi hano mu gituza. Ese uri kuyibona? Hari umuntu uri kureba akabona biriya ipesu gusa ntubashe kubona moderi ihari. Ni ukuvuga ngo utu turongo nsizemo ni udusimburira moderi ihari kugira ngo umenye ko hari moderi imeze gutya mu gituza. Wowe ikintu uzakora uzajya ukatira ibara ryawe nk'ibisanzwe ry'amaha yo gusiga, ukata igipande kimwe cy'imbere, ibipande bibiri by'inyuma, ukata amaboko. None tuyagira undi yagusobanurira uko uzayakata. Noneho rero numara ukata igipande cy'imbere kwa kundi uri kugikata ku burebure, kwa kundi ngo turenzaho rimwe n'igice ku burebure ngo arajyamo pensi itambitse n'ibindi. Ni ukuvuga ngo muri wa mubare turenzaho wowe uzongera wongereho ikindi gice, kuko iyi moderi ni akantu kata mu gituza. Reba iri somo hano rwiza. Iri ni isomo kwiga moderi agace ka 34 ugiye kukareba karagufasha kumenya uko wakata ino moderi. Ni ukuvuga ngo kwa kundi wamaze gukata igipande cy'imbere urongera ugasa n'ukata akadizayini nyine ugakata akantu kinjiyemo kwa kundi jose n'ubundi uba wagiye uhina ugiye ukata igipande cy'imbere, n'ubundi ukongera ugasa n'ukata akantu kameze nk'akantu nasizeho uturongo ukagakuramo. Wamara ugakuramo gutya kari hano kuri iri somo naberetse hano ngo kwiga moderi, noneho ukajya kudizayininga nyine utuntu k'udutambaro ukuntu uduhuzahuza udusobekeranya. Noneho wamara kudukora ukazongera ukaza ukarukomekaho hano ariko mu buryo nabyigishijemo cyangwa se mu buryo babikoramo. Ukeneye kumenya byinshi kuri iyi moderi ujye kureba iri somo ryitwa ngo isomo kwiga moderi agace ka 34 uraza gusobanukirwa kurushaho. Noneho iyo umaze kubikora gutyo kwa kundi uba wagakase ako kantu nkubwira ukura hano mu gituza ukongera ukagasubizamo wagakoze neza mu tumoderi dutandukanye, bitwara yakutiriye cya gice nakubwiye uzarenzaho muri bwa burebure bw'iribaya icyo twita rongeri totali. Rero niyo mpamvu nakubwiraga ati mu gihe cyose uzi kujya gukora ino moderi kuri rongeri totali y'iribaya ongeraho nibura igice uzifashisha hano mu gituza mu gihe uzaba uri gukora ino moderi. Noneho rero ikindi kintu nagusobanuriraho ni ukuvuga ngo muri cya gihe uzaba umaze gukata kano kamoderi ko mu gituza ukashyiraho ya moderi ushaka ukongera ukagasubizaho, urabona ni utuntu tumeze nk'udutambaro dusobekeranyije. Urabona nk'iri somo nakuzaniye hano niyo byaba bidakoze neza. Iri somo ndabizi neza yuko ni iry'amaha maremare, narikoreye ku gipande cy'amaha maremare. Iri riba muri kureba hano ni amaha yo gusiga, ndabizi ko bitandukanye ariko iriya moderi irimo ukeneye kumenya uko wayikora. Niyo mpamvu nakuzaniye kano gasomo ku buryo kagufasha. Niyo mpamvu nakakuzaniye. Mu gihe isomo naryigishije nzajya ndibereka, mu gihe ridahari muzajya mutegereza ariko nakubwiye mu ncamake uko wakora ino moderi. Noneho rero ikindi kintu ni ukuvuga ati n'udutambaro ukata ko dusobekeranye wamara kutudizayininga neza ukaza kudusubiza hano mu gituza handi wajonoyemo cya gitambaro, niko nabyita, cyangwa se wakase cya gitambaro. Noneho rero wamara kudusubizamo ugafunga neza, twarabyize muzabibona. Noneho wamara gufunga ikintu ukora ugura ibipesu. Hari ibipesu bimeze gutya bisanzwe nibyo biriho, hari ibipesu by'ibirabyo ukaza ukabiteraho mu buryo bwose ushaka kugira ngo wongere ubwiza bw'iribaya. Urabona nka hano basizeho ibipesu by'amabara biratandukanye, hejuru ibara rimwe no hasi irindi bara, bari gusanisha n'amabara ari mu gitenge. Nawe ufite uburenganzira bwo gushyiraho ibyo ushaka, cyangwa se waba utanabikunze ntubishyireho, byose ni uburenganzira bwawe. Sasa rero ntabwo birangiriye hano. Iyo umaze gukata ka gatambaro, umaze gukata igipande cy'imbere ukakata cya gitambaro nakubwo nyine ukakijonoramo hano ku ijosi, wamara kubikora ukavuga ati ndakora moderi gutya. Wamara gukora moderi ukayiteraho, dore isomo rigufasha ngiri. Jya kuri YouTube channel Voice Moderi Rwanda TV urebe isomo kwiga moderi agace ka 34 cyangwa mo kimwe ujye muri YouTube yawe bisanzwe ujya kwita muri research hamwe bakandika nk'amagambo ugashaka video yose ushaka wandikemo ngo isomo kwiga moderi agace ka 34 cyangwa se isomo kwiga moderi part 34 uraza gusobanukirwa. Rero ngaho turakomeje. Ni ukuvuga ngo iyi moderi ndimo kukwereka hano reba ibyo nakubwiraga.
reba haransize udufureshi hariya. Ni ukuvuga ngo tuno dufureshi ahantu turi urabona ko ni igipande cy'imbere n'ubundi wongera ugakata kiriya gitambaro nabyise ngo ni ukugikuramo. Ibi ngibi nakoze hano hari udufureshi, nawe nibyo uzakora, yaba ari amaha maremare yaba ari amaha yo gusiga, ariko ku maha yo gusiga ku burebure urenzamo. Nabikubwiye ku maha maremare bishobora guteza ikibazo cyo kongera ijosi, kuko aho kase kino gitambaro ukongera ukakiyatera, buriya nimba ijosi wamanutse urugero wenda ni 6 n'urugero cyangwa 5, ushobora no gusanga hiyongeraho nk'igice cyangwa rimwe bitewe n'uko ijosi ryiyongereye. Ugomba kwitonda cyane mu gihe uzi ko ari amaha maremare, nibura ijosi nimba wavuga gati ndatambika akanyamanuke 6, tambika akanumanuke 5, kuko iyi moderi zongera ijosi. Mbaye mbikubwira hakiri kare. Sasa rero nyuma y'ibyo duranga nongeye kukwereka aho nongeye ngasubiza harabera nasize udufureshi aho nakuye cya gipande, harana rinkweretse aho namaze kongera gusubiza ya moderi. Sasa rero nagiye shyira utundi dufureshi uri kureba hano ni ku bipeso, birebe neza. Hano ni ibipeso, hasi hari 3, hejuru hari 2, nako hejuru naho hari 3 da. Kuri karaga kufi yambaye mu ijosi urabona ko hari ikindi gipeso kiriho, nubwo ntasazaga fureshi ariko kiragaragara. Ni uburenganzira bwawe cyangwa se bw'umukiriya kuvuga ati nunkundira ino moderi uzashyireho ibipeso. Wakibatse ubundi no moderi ikomera cyane hehe? Hano mu gituza niho hasa naho akomeye, ariko buri hano maboko nacyo akomera kurushaho. Akandi karushaho kuvugaho hano gato ni ukuvuga ngo muri cya gihe uri kuduburira ibaya, burya nudubura ntuzafunga ijosi, ku ijosi uzahakora moderi. Bishatse kuvuga ati mu nyuma numara guteraho ya moderi uzateraho kagashumi kameze nk'akariba. Twarabyiza abantu bigira kuri channel Part28 TV mbere ko kuntu wafunga ijosi mu gihe waridubuye nturifunga wamaze no guteraho moderi, kandi nagashumi uteraho kameze nk'akariba nakuzagateraho nako kamaboko urabona ko kariho n'amaboko naho tugiye kuyageraho kugira ngo nyasobanure mubibone neza. Sasa rero kagashumi dore kazacana mu ijosi, kakene ku maboko naho karahari, ariko ntabwo uzakambukiranyiriza rimwe. Umenye ko ukagendeshereje rimwe wamaze gucomeka amaboko, hari igihe umukiriya avuga ati ongera amaboko, wajya kuyongera na kagashumi uzakongera kandi katarimo. Bivuze ngo buri gipande ugateraho kwako, neneho n'amaboko naho kwako ukazacomeka nyuma. Twagiye kwindi moderi hano itoroshye. Ni ukuvuga ngo aya maboko muri kureba hano benshi muyibazaho. Hano nkuzaniye isomo ryitwa ngo isomo kwiga kudoda season ya 3 episode ya mbere. Iyi moderi narayigishije, ngiye kuyivugaho nibura mu minota 2. Ni moderi itoroshye utagira ngo iroroshye. Benshi muzi ko iri bara ry'amaha yo gusiga hari ukuntu dukata amaboko. Ese wari uzi ko iri riba n'amaha yo gusiga ariko aya maboko n'ayamaha ahagaze? Ibyo ni ibintu ugomba kumenya ko ari byo bintu ugomba gukora hano kugira ngo iki kintu kimeze nk'ikibyimbye ku rutugu cyangwa amafuronse kize muri ya moderi. Nuko ukatira ibara ry'amaha yo gusiga nk'ibisanzwe hano, ariko aya maboko ntabwo ukata amaboko y'amaha yo gusiga, ahubwo ukata amaboko y'amaha ahagaze cyangwa amaha maremare. Ibyo bintu birumvikanye. Ikintu ugomba kugenderaho ni iki? Ni ukuvuga muri cya gihe ukata amaboko, muri iri somo uzabibona ujya kurireba, hari ukuntu ukata amaboko kwa kundi uvuga ngo turasubira inyuma ngo 4, murabizi ngo kangahe, kwa kundi umuntu aforoma nyina amaha. Hano tuza mbere yuko dusubira inyuma, hano ku burebure bw'akaboko inyuma ya kakane aho njya kugahera hari imibare nzongeramo kugira ngo ndememo zino furonse. Aribyo twakoze hano muri iri somo, nagushyira hano hasi nubwo ari iry'amaha ahagaze, ariko aya maboko niyo n'ubundi ufata ukaza ugatera hano ku maha yo gusika. Niwibeshye ugakata amaboko y'amaha yo gusiga, umenye ko nujya kuyacomeka hano ntabwo iyi moderi iri hano ku rutugu izazamo. Nizere ko bino bisobanukiwe. Nimba ukeneye kumenya byinshi ku bijyanye n'ibi, ni ukuvuga ngo ushyiramo izo furonse ukazikurura. Noneho si ibyo gusa, ahubwo hano mu kaboko neza, hano ku muzenguruko w'akaboko ushyiramo pensi. Ushyiramo pensi nini kugira ngo use n'urema iyi moderi iri hano mu rutugu. Ibyo ukeneye kubimenya ujye kureba ririya somo nabyo duvu ko byamera kose twarabikozeho. Reka rero nsubikire hano, ni ukuvuga ngo nagusobanuriye byinshi kuri rino ribaya, cyane cyane amaboko. Benshi ndabizi neza ko ntimuyumvishe neza. Ujye kureba isomo riri hano, isomo kwiga kudoda season ya 3 guhera kuri episode ya mbere, uraza gusobanukirwa kurushaho. Moderi yacu ngiyi, nizere ko wanyuzwe. Kandi aya maboko nakubwiye ngo nujya kuyakora uzakate amaboko y'amaha asanzwe, amaha maremare nako nayo gusiga burana naho nasanzwe. Navuze amaha maremare. Noneho ushyiremo furonse, nujya kuyacomeka hano uzacomeka bisanzwe, ariko nkuko ducomeka amaha y'amaha yo gusiga. Wowe ikintu uzakora
hano kugira ngo habyimbe gutya. Buri ako kaboko hari ukuntu ushyiramo pensi. Ujye kureba ririya somo riragufasha. Ndabakunda cyane, bye bye. Ni Felix Moderi Rwanda TV. Nizere ko mwasobanukiwe. Reka tuzasubire mu zindi moderi. Ibyo ngenda mbabwira ibyinshi tuba twarabyizeho. Niyo mpamvu mbere ku rugero hano nkavuga ati ukeneye kumenya byinshi ku bijyanye n'ibi tumaze kuvuga, ujye kureba rino somo cyangwa iri bizajya rushaho kubafasha. Bye bye, ndabakunda. Turakora subscribe, bayikora, like, share, comment, kandi ikindi tuzasubire mu gace ka 29. Utarajya muri groupe uganiriramo, unyagiye kuri WhatsApp mbwira ati mwarimu nanyakira muri groupe y'abatayeri, groupe y'amasomo izarushaho kugufasha. Bye bye.